ubuhanuzi uretse igihe ariko nawe yumva amagambo ayangaya asoma cyangwa avugwa nta muntu wapfuye kabushikanya ko namwe maze kubaza ati noneho aya magambo noneho ninde ubasha kuba wapfuye ntawe uzi wapfuye nubwo bahari abo nyavuga cyangwa byavuga kubera umuntu wapfuye uretse aya magambo agira ngo yemeze aho yari yandikiye natwe iby'umuzuko kuko harimo abatarezaga umuzuko ati ngo tuwemera tuzatora nawe kwiye kuwemera ubundi kuwemera nkuko kwiye kuwemera bigaragarira mu mibereho ye turashaka kuvuga ati umuzuko ni ikintu tutabasha gushidikanyaho kuko niba umuzuko udahari na Kristo ntiyazutse niba Kristo atarazutse natwe tuzazuka maze tutazazuka ukuzura kwacu tugiye kuki nta n'imwe iba na Kristo atarazutse natwe tutazazuka gutyo gihe inyigisho z'intumwa ndetse n'iza Yesu zaba zibaye iki ibinyoma natwe ibyiringiro byacu bikaba ari ibyo muri iki gihe gusa twapfa bikabirana ntabwo ari uko bimeze ariho umuzuko aho yavuze ngo turi ku mbaraga n'ijambo ry'Imana ngo impanda y'imperuka izaza ntabwo bivuze na Paul umwigisho tumaze iminsi twiga yo mu byayishuwe twizemo iby'impanda sibyo zingahe zirindwi Paul aravuga yuko impanda ya karindwi nivuga impanda iheruka nivuga abaza bakiriho tuzahindurwa abapfuye bazuke nk'uko Paul yavuze iby'impanda iheruka Yohana atarabyera n'ukuntu ijambo ry'Imana ritangaje Paul yavuze impanda iheruka nta impanda Paul yavuze ahubwo impanda iheruka hariho n'izindi kandi iyo mpanda iheruka n'ibizaba iyo mpanda ivuze abivuga Yohana atarayibona iyo mpanda ko nivuga abapfuye bazazuka impanda izumvikana n'ijwi ry'Imana ko bisoma Yohana igice cya 5:25 ni ukuri ndavuga ko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bazumva ijwi ry'umwana w'Imana ngo Imana izavuga abapfuye bazuke ko igihe kirageze kuko abapfa bazumva ijwi ry'umwana w'Imana abaryumvise babe bazima ko Imana izavuga n'ijwi ry'Imana abumva ijwi ry'Imana bazuke ijwi rizumvikana Imana izumvikana n'ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana rizumvikana n'ijambo ry'Imana igihe Lazaro yapfuye Yesu aramuzuye yamuzumishije ijambo harashize iminsi ingahe Lazaro apfuye harashize iminsi ine nta muntu n'umwe watekereza kubwira umuntu wapfuye ijambo iryo ari ryo ryose nubwo yapfuye ako kanya yabaye ubutumwa ariko hashize iminsi ine Lazaro apfuye Yesu yamubwiye iki ijambo yamubwiye ni irihe Lazaro sohoka Lazaro yakoze iki yarasohotse ijambo ry'Imana rifite imbaraga umuntu upfuye ashobora kumva agakora iryo jambo rivuze Lazaro yarapfuye ku munwa w'igituro hari urutare yari
mu mwobo. Umuntu avuze uburyo busanzwe, umuntu muzima ari ntaho n'urwo rwobo ari muzima ntabwo yakumva ijambo umuntu avuze. Ariko Yesu yavuze ijambo abwira umuntu upfuye Lazaro, uwo muntu araryumva akora icyo iryo jambo rivuze. Aho Imana ijambo ryayo rifite imbaraga ku buryo abantu bapfuye bashobora kuryumva bagakora icyo rivuze. Iri jambo ntabwo ryumvwa n'abantu gusa baba bazima cyangwa bapfuye. Ni ibintu bidafite ubuzima bishobora kumva ijambo ry'Imana bigakora icyo iryo jambo rivuze. Niyo mpamvu Yesu ashobora kubwira inyanja irakaye cyane ngo tuza, inyanja kora iki? Gatuza. Ntabwo ijambo ry'Imana ryumvikana ku bifite ubuzima gusa. Ibidafite ubuzima y'Imana ivuze birumva kandi bikumva. Niyo mpamvu Yesu ashobora kubwira umutini ngo ntuzongere kwera imbuto ukundi, umutini bikagenda bite? Ukuma. Imana iravuga ibintu bidafite ubuzima bikumva. Iri jambo rero ni ubugingo, ni ubugingo bw'Imana. Ni ijambo rero rihoraho, kuko ubugingo bw'Imana ari ubugingo buhoraho, ari ubugingo bw'iteka. Uwakiriye rero iri jambo aba yakiriye ubugingo, kandi ubugingo buhoraho kuko ari ijambo ry'Imana rihoraho. Hari igihe Yesu avuze amagambo yanezeza abantu. Tuza muri Yohana 6:62 muri umwanya baza gusoma isura ya 6. Ariko Yohana 6:6 rero abenshi bakwitaga Yesu ntibaba bakimurikiye. Yesu avuga amagambo yo kwita abanyarwanda yari meza kandi yari meza, kuko abantu batakurikirana kuko yabwiraga amagambo batashaka kumva, cyangwa babwire nk'uko bashaka kuyumva. Ariko Yesu yagiye abigishwa be arabaza ati, namwe murashaka kugenda? Abandi bagiye ntibakimurikira, namwe murashaka kugenda? Ariko Simoni Petero aramusubiza ati, databuja fata kuri njye ko niwe ufite amagambo y'ubugingo. Amagambo yababwiraga ni amagambo y'ubugingo. Iri jambo, iri jwi y'Imana bashobora kumvikana abapfuye bakazuka. Rirema n'Imana yaremesheje ibiriho byose mu ijuru no mu isi. Iri jambo ijwi ryaryo ryumvikana n'ibidatumviwe bikaryumva n'Imana ubwayo. Ntabwo ubasha gutandukanya ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo. Niyo mpamvu tubwirwa ngo mbere na mbere hari iki? Ijambo yahoranye nawe. Ijambo yari iki? Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yateranishije iki? Ijambo. Ijambo uwo yaraje abana natwe, abahere aba muri twebwe. None yaje akaba muri twebwe, abazanye n'iki? Imbaraga z'iki? Z'ijambo. Zingana n'iki? N'izaremye ijuru n'isi. N'imbaraga zishobora kuzura abapfuye. Rero tugiye ijambo ry'Imana.
nk'uko dushaka kubyakira, nk'uko Imana ishaka kubyakira. Tubyakira nk'uko Imana yabivuze, ntabwo dushaka ko ibivuga, ariko kuko yabivuze. Dufatiye imbaraga zikomeye cyane. Izo mbaraga zonyine zishobora kugira umunyabyaha umwana w'Imana. Tekereza ko ari akaga kangana iki kuzera ijambo ry'Imana. Ntabwo tubona uko tukavuga. Iri jambo rero iyo tubyakira, nk'uko Imana ivuga ko tubyakira, biratweza. Yohana 15:3, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Iri jambo rireze. Mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Kuki? Kuko mwanyakiriye. None turasoma ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kubera iki? Ngo aryeze amaze kuryogesha amazi y'ijambo rye. Iyo aryeze aryogesheje amazi y'ijambo rye, aryishe rifite ubwiza, kidafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa nk'icyo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Aryesheje iki? Amazi y'ijambo rye. Ni ukuvuga rero, mwakiriye iri jambo riramweza, rikamugezaho inenge yose, rikamutandukanya n'ikintu cyose gitera, kubera imbaraga ziri muri iryo jambo. Iri jambo rero akora ijambo rikorera mu bizera. Abizera ijambo, abizera by'ukuri, akaba aribyo twizeye, akaba aribyo mbaraga abizera by'ukuri bafite mu mibereho yabo. Twandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere, igice cya 2:13, Pawulo yaravuze ati, icyo dushimira Imana ubudasiba. Icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, barihawe nanjye na Paul na bagenzi be. Babaha ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana. Ariko icyo dushimira Imana ni uko mutaryemeye naho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye n'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Iri jambo ni dufite cyangwa ni irindi? Niryo dufite. Iyo jambo rirema, rizura abapfuye, kandi rishobora kurebera ubyifuje byose wese umutima mushya, rikamugira icyaremwe gishya. Umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari iki? Icyaremwe gishya. Ubwo aba aremwe bushya. Aremwe n'iki? N'ijambo. Ijambo riturema bushya. W'icyaremwe gishya ni ukuremwa bushya, turemwe n'ijambo. Ubwo ibyakiremwe bimeze bite? Birangiye. Ubwo imbaraga z'iki? Z'ijambo. Ijambo twizeye. Twakira rero iryo jambo ry'Imana, rubakira Yesu ubwe, rubakira Imana ubwayo. Tutandukanya ijambo ry'Imana n'Imana mu buryo dutekereza ko tubasha kwakira Imana tutakira ijambo ryayo. Aho ikintu nk'icyo ntabwo kibaho. Ntabwo kibaho ko umuntu yakwakira Imana atakiriye ijambo ryayo. Kuko iyo umuntu atakira ijambo ry'Imana, aba ahinga Imana iki? Umubeshyi. Ntabwo rero
ubasha guhindura imana umubeshyi kandi ngo ube wakiriye imana. Rero rero imana ni ijambo ryayo tuba twakiriye, icyo gihe tuba twakiriye ziriya mbaraga. Imbaraga zingana muri twe, imbaraga zingana n'imbaraga zari mu isi, imbaraga zingana n'imbaraga zizura abapfu. Paul yasabiye abanyefeso aravuga ati nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu. Igice cya mbere mu wa 15 maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca ntabasabira uko bisenze. Abanyefeso yabasabiraga iki? Hano hari ibintu bine yabasabiraga. Kimwe, kugira ngo Imana umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Kuyimenya, kumenya Imana ni uguhishurirwa, ni umwuka w'ubwenge uva ku Mana. Ndabasabira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma mumenya Imana. Icya kabiri, mu wa 18 ndabasaba ngo amaso y'imitima yanyu uko abona uko ahweza, abona uko areba. Bari abantu bari bafite amaso bose barabona, ariko kurenza ibyo ngibyo ndabasabira ngo amaso y'imitima yanyu ashobora kureba, mumenye ibyo mwiringizwa by'abantu, mutabasha kumenya ko mudashobora kubibona amaso y'imitima yanyu adafungutse ngo murebe afunguwe n'Imana. Ndabasaba icyo kintu. Ndabasaba ikindi kintu cya gatatu, mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Kuragwa ni ibiri imbere ntabwo ari ibiri inyuma kandi barumva. Dore dusobanukirwe icyo kintu. 19 kugira ngo umenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Bungana iki? Butagira akagero izo iha abandi twebwe abizeye. Umenye imbaraga z'Imana zitagira akagero natwebwe abizeye zingana iki? Nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Ndasaba Imana ishobora kubaha ubwenge, ishobora kubaha guhishurira kugira ngo muyimenye, kugira ngo ifungure amaso yayo, mushobore kureba mumenye ibyo mwiringizwa n'abantu, ishobora kubereka n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraganya, ariko mushobora kumenya imbaraga zayo zitagira akagero zikora muri mwebwe abizeye zingana n'izazuye Yesu. Hari imbaraga ziruta izazuye Yesu? Azizihari? Kuko Imana izaguha abizeye imbaraga zidafite akagero, zidafite izindi mbaraga izo ari zose ziziruta. Izo mbaraga zituma abana b'Imana izakorera muri Kristo ukazana bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho hejuru. Izo nizo mbaraga Imana iha abana bayo bizera ijambo ryayo, ntizigira akagero. Ariko Imana ifite ikintu cyo gukora. Imana ihaye izo mbaraga zingana gutyo zidafite akagero zigomba kugaragarira mu mibereho yacu. Kuko izo mbaraga zitagaragara mu mibereho yacu ntabwo twaba dufite. Nta muntu ushobora guhisha imbaraga zitagira akagero z'Imana ziri mu izo mbaraga zitagaragara. Ni ukuvuga iki? Nta
azibasiga